Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuba tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizame kimwe tumaze gukosora, ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizame ukore rimwe uhita utsinda ikintu ubusabwa ni ukubonera ku gihe kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icyambere. Kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe, mbere y'uko ureba ino video ujya aho hasi hasi umukara nditse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose nkizeho aba ari icyagufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icyambere, yaba aya masomo ngenda mbashyiriraho agenda abafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame, ujya urahita ubibonera ku gihe. Rero kanda subscribe mbere y'uko ureba ino video kugira ngo ikintu cyose kizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Ushaka kode aho waba urose mu gihugu twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 355 16 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba urose mu gihugu. Ikintu ukora ni kimwe, utubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tukaguha n'imyitozo iragufasha kwitegura neza. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa bitewe n'akazi ukora bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online. Murabizi turi mu isi ya technology, ikintu nashyize mu mashini yanjye ujya urakibona muri telefoni yawe bitewe n'isomo turi kwigana, nkagusobanura tukabivaho tubyumvisha. Ikintu ubusabwa ni telefoni igezweho na internet. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 355 16 tukwigishe bidasabye ko uza mu ishuri, tukwigishe mu buryo bwa online. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa cyacu cyitegereze neza. Ese uri kubona ishusho yacyo iteye ku buhe buryo? Ese uri kubona ari uruziga? Ese uri kubona ari mpande eshatu? Ese uri kubona ari mpande enye? Ibyo nibyo baba bavuze iyo bavuze ngo ishusho y'icyapa. Hano rero kino cyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Iyo batavuze ngo umuzenguruko utukura baravuga ngo mu ibara ritukura, iyo batavuze ngo ubuso bwera baravuga ngo ubuso bw'umweru. Ntuzabyitiranye, byose ni kimwe. Aravuga ngo iteme ridahoraho, mbibutsa ko iteme ni kimwe no kuvuga ngo ikiraro. Mbega ngo umuhanda utaringaniye, sega ngo umuhanda winjira mu kuzimu, ndeka ngo ubutaka bworoshye. Ese hano kino cyapa urabona gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Mbibutsa ko nabakoreye video ibafasha kumva neza ibyapa uko nikoze n'icyapa, ubusobanuro bwacyo ndetse n'ibibazo babazaho. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe iyo video kugira ngo ibibazo byose byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Hano ese urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Umuhanda utaringaniye aba ari wa muhanda urimo ibintu by'ibinogo, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ibyapa uzabona bimeze gutyo byose bizaba ari ibi byapa biburira. Biburira iki? Biburira umuyobozi ko hari icyago kugira ngo arusheho kwitonda. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho, aravuga ngo hamanuka. Mbega ngo igihe umuhanda ari mugari, mbega ngo igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kiri imbere ye amweretse ikimenyetso kimwemerera kunyuranaho, mu gihe kuri bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba ari bwo bwa mbere dukosoranye ikizame, iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo baba bashatse kuvuga ngo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igiso cya nyacyo. Ese wowe hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari iki? Mwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. Igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kiri imbere ye amweretse ikimenyetso kimwemerera kunyuranaho. Hari igihe umuyobozi w'ikinyabiziga aba kuri imbere ariko akaba adateganya kwirukanka ngo agusige, yabona umuri inyuma nta gahunda afite yo kuba yakomeza ngo yongere umuvuduko,
akabona kandi ari kugutinza, akaba yaguha ikimenyetso kikwemerera ko wamudepasa cyangwa wamunyuraho. Rero igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kiri imbere yawe akweretse ikimenyetso kikwemerera kumunyuraho, uba wahita umunyuraho kuko aba yamaze kubona ko imbere nta cyago gihari, yabonye ko imbere atari mu ikoni, yabonye ko imbere nta kindi kinyabiziga cyaje. Ndakeka ko uramaze guhitamo rero se, ndakeka ko uramaze kuyandika agapapuro utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizami urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi impamvu dukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa, ni ukugira ngo ikibazo cyose urabonaho nikiramuka kije mu kizami urakora mu kanya, murabizi ibibazo biragaruka uhita ugikora. Murabizi niyo ntego yacu. Ariko mbibutsa ko kode ziri kuboneka waba urose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 tubigufashemo mu gihe gitoya. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ugeze ahari inzira y'abanyamaguru barindiye kwambuka, ntibatangiye kwambuka, wakora iki? Ku nzira y'abanyamaguru cyangwa imwe mwebwe mu ndimi z'amahanga mwita ngo ni zebra cross, ugezeho hasanze abanyamaguru barindiye kwambuka ariko ntibatangiye kwambuka, wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Araba ngo kuvuza ihoni, mbega ngo kwihangana ugategereza, sega ngo gukomeza, mbega ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ikiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizame kimaze gukorwa. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko ikiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano ikiso cy'ukuri nta kindi ni B. Ugomba kwihangana ugategereza, ntusiganwe n'abanyamaguru kabareka bakamanza bagatambuka. Ndakeka ko uramaze guhitamo B, ndakeka ko uramaze kuyandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizami urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Mu bihe bihe? Araba ngo igihe gifite feri y'urugendo, mbega ngo iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu. Sega ngo iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri, niba ari bwo bwa mbere dukosoranye ikizame. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri barashatse kuvuga ngo A ni igisubizo cy'ukuri, B ikaba ari ikiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko ikiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano ikiso cy'ukuri nta kindi ni C. Iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, hakaba hatari nk'ibyapa bibuza, hakaba hatari nk'ibimenyetso bibuza abo banyamaguru kwaca. Rero iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, nicyo gisubizo cy'ukuri. Ndakeka ko uramaze guhitamo C, ndakeka ko uramaze kuyandika ku papuro. Nkomeje gushimira abantu mwaba mwavuye gukora mukagaruka mukadushimira, yaba ababyandika muri komenti, yaba abaduhamagara, yaba ababyandika kuri WhatsApp mukatwandikira, mutuma tubona ko hari ikintu turi gukora. Niyo mpamvu ikizami cyose gikozwe n'ahandi uzajya ugisanga uretse kuri Rwanda Driving College TV. Umaze gutsinda, ufite bagenzi bawe nabo bashaka kwiga, basharinge zino video nabo baze twigane dukore rimwe duhite dutsinda, kuko murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ukibuka gukanda subscribe niba uri hafi gukora, kugira ngo ikintu cyose kize ujye uhita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo imburira zimuri kazemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho. Aha hakurikira bagiye kumunyuraho he? Araba ngo mu nsisiro gusa, mbega ngo hegera inyamaswa zikurura, sega ngo hafi y'amatungo, ndeka ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko ahantu bavuze ngo nta kiso cy'ukuri kirimo wamaze gusobanukirwa icyo baba bavuze. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko ikiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano ikiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta kiso cy'ukuri kirimo. Ese ko batubwiye ko nta kiso cy'ukuri kirimo, ese cyakagombye kuba igisubizo cya nyacyo ni ikihe? Ubundi cyakagombye kuba igisubizo cy'ukuri ni A, mu nsisiro ndetse n'ahandi hose, ariko kubera kuri A bavuze ngo mu nsisiro gusa, niyo mpamvu twahisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ariko neza neza kino kibazo barongera bakakibaza kimeze gutya,
ukabona kuri A bavuze ngo mu nsisiro cyangwa ahandi hose, uzahita uhitamo iyo nyuguti niyo azaba ari igisubizo cya nyacyo. Niyo mvuga mu nsisiro gusa uzahita uhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Murabizi hano dukosora ikizame turi kugenda tunababwira uducenga bashobora gushyiramo kugira ngo uzagerweho. Ibyo byose warabisobanukiwe, ukore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iyo mu muhanda imirimo yihariye ubugari butuma abayobozi bagomba kuva mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo bakomeze urugendo, ahategetswe kunyurwa hagaragazwa n'ikimenyetso gishyirwa aho imirimo irangirira ku ruhande rugenderwamo. Icyo kimenyetso kirangwa n'amabara akurikira. Ese icyo kimenyetso bashyiraho kirangwa n'amabara asate? Hari imirimo iri gukorwa. Ese icyo kirango bashyiraho kiba gifite ayahe mabara? Aranga ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. B kavuga ngo iki? B ngo umuzenguruko w'umutuku, ubuso umweru n'ikirango cy'umukara. C ngo umuzenguruko w'umutuku, ubuso mu ibara ryera n'ikirango mu ibara ry'umutuku n'umukara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Murabizi bakoresha ibyapa bitegeka, kandi ibyapa bitegeka birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kuko niba hari imirimo iri gukorwa mu muhanda bareba bashyiraho ibyapa bitegeka, birategeka umuyobozi cyangwa abagenzi aho bagomba guca. Nta yandi mahitamo bafite, barabategeka ahantu bagomba guca. Rero bakoresha ibyapa bitegeka, kandi birangwa no kuba bifite ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Niyo mpamvu hano duhisemo A, kuko ibyo byapa biba bigomba kuba ari ibyapa bitegeka. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera mu cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege giteye ku buryo bukurikira. Ese giteye ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Arangwa ishusho mpande eshatu, ubuso mu ibara ryera n'ikirango kiri mu ibara ry'umukara. Mbega ngo ishusho mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Sega ngo ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo uvuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, byo ndakeka ko mumaze kubimenya. Ese kino cyapa kiba giteye ku buhe buryo? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iyo uvuze ngo icyapa giteye ute, uvuga ishusho yacyo, umuzenguruko, ubuso, ibirango. Ariko ibyapa byose siko bigira imizenguruko, hari ibyo uzajya utabivugaho. Ariko hano kino cyapa ni ikihe? Ndakeka ko bamaze guhitamo iso cy'ukuri. Ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro, iso cy'ukuri nta kindi ni B. Ishusho ni mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Ndakeka ko bamaze guhitamo B. Ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 8, kirabaza ngo ibinyabiziga birekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga birekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Utarengeje ibihe bipimo? Niba imodoka zishobora gutonda umurongo urenze metero 500, bazigabanyamo amatsinda. Ese riratsinda bagabanyamo riba rigomba kuba rifite ibipimo nibura bingana bite? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Araba ngo utarengeje metero 50, mbega ngo utarengeje metero 100, sega ngo utarengeje metero 150, D ngo nta iso cy'ukuri kirimo. A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cyanyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro, iso cy'ukuri nta kindi ni A. Riratsinda riba gomba kuba ritarengeje umurongo wa metero 50. Nura mwanya uburi hagati y'itsinda riri imbere n'iriri inyuma, muri mwanya uburi hagati nawe ugomba kuba utarengeje metero 50. Ariko ukibuka ko ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro bitajya bigabanywamo amatsinda. Byo nubwo byaba bitonze umurongo urenga metero 500 ntibikurikiza rino tegeko, bigenda ku murongo umwe
ntabwo babigabanyamo amatsinda. Ndakeka ko waramutse uhitamo A, ndakeka ko waramutse uyandika ku papuro. Noneho nibakubaza bakubajije ngo ni ibihe byo bitemewe kugabanywamo amatsinda, uzahita uvuga ko ari ibinyabiziga bya gisirikare berekeje mu nsisiro, ariko hano ho duhisemo A kuko batubwiye ko ari ibinyabiziga bisanzwe bigiye mu butumwa. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 9 kirabaza ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi bigomba iteka kumurikwa cyangwa kugarura urumuri ku buryo bigaragarira nibura mu ntera ikurikira igihe ijuru rikeye. Iyo bavuze ngo igihe ijuru rikeye ni ukuvuga ngo mu kirere nta gicu kibuditse gihari. Birashoboka ko yaba ari na saa 6 z'ijoro ariko nta gicu kibuditse mu kirere, nibyo bita ngo ijuru rikeye, igihe ijuru rikeye. Hari umuntu wigeze kumbwira ngo ajya agira ngo ni saa 11:50, saa 11:45 cyagiye babugiye guke. Oya, ahubwo ni igihe mu kirere nta gicu kibuditse gihari. Araba ngo metero 200, bega ngo metero 250, sega ngo metero 300, bega ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese no kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? Nuko kwizi nkomane z'inzira nyabagendwa n'inzira za gari ya moshi ntabwo bashyiraho ibyapa, ahubwo bashyiraho amatara yaka urumuri rumyatsa rusa umutuku. Yaba igiye gutambuka nk'iyo gari ya moshi ukabona iryo tara ry'umutuku riri kugenda ryaka rimyatsa rizima, kubera ko birashoboka ko iriya mihanda ya gari ya moshi kubera ko ifata ubuso bunini, hari indi mihanda igenda yambukiranya zino nzira za gari ya moshi, rero bagashyiraho amatara atukura. Iyo igiye gutambuka rero kubera ko ikintu isanze mu nzira ikigonga, baba barashyizeho hano amatara agenda yakazima yakazima yakazima. Waba ugiye kwambukiranya ukaba uhagaze, ikamanza ikambuka, ukabona gukomeza urugendo rwawe. Hano rero ho batubwiye mu kimbo cyo kuvuga amatara bavuze ngo ibyapa, kandi bakoresha amatara. Niyo mpamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko usobanukiwe neza ku buryo nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo imbibi ziri ku mpera z'ubwihugiko bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo zisigwa irangi ry'ibara rikurikira. Irangi risa rite? Arangwa irangi ry'umuhondo ngarura rumuri, bega ngo irangi ry'umweru ngarura rumuri, sega ngo irangi risa n'icunga rishije ngarura rumuri, ndeka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano igiso cy'ukuri cyanyacyo urabona ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko igiso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, basigaho irangi ry'umuhondo ngarura rumuri. Birumvikana irangi, niba bavuze ngo ni irangi ngarura rumuri, irangi se ryagarura urumuri gute? Ni ukuvuga ngo iyo utwaye ikinyabiziga cyawe, urumuri rw'ikinyabiziga rwawe rugakubita kwa rino rangi, rihita risa nkaho ryatse ku buryo uhita ubona ko riri nko kwaka. Niyo mpamvu bagita ngo ni irangi ngarura rumuri, kuko birumvikana irangi ubwaryo nticyakwaka, ariko urumuri rw'ikinyabiziga rwawe nirukubitaho rizahita risa nkaho ryatse. Umenye icyo gushyira mu bikorwa bitewe n'icyo mirongo cyangwa ibyo bimenyetso babishyiriyeho. Niyo mpamvu hano ubona bavuze ngo ni irangi ngo ngarura rumuri. Urumuri rw'ikinyabiziga rwawe iyo rukubiseho rihita risa nkaho ryatse. Ndakeka ko muzitamo rero A, ndakeka ko muzikandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Fata telefoni yawe utwandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 078 935 16 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online. Murabizi turi mu isi y'ikoranabuhanga, ikintu nashyize muri computer yanjye cyangwa muri mashini yanjye ujya urakibona muri telefoni yawe. Ikintu usabwa ni smartphone na internet, tukakwigisha dusa nkaho twicaranye kandi uri kure. Gukoraho ukora rimwe. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Uri mu mujyi wa Kigali udafite igihe gihagije, turaza tukigana turi kumwe iminsi umwe cyangwa ibiri, ukagenda ugakora kandi ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare kuri 078 935 16 ibyo byose tubibafashe. Mu kibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu.
umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kino cyapa gisobanura iki rero mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Arava ngo umuyaga w'intambike, mbega ngo urusaku rwo mu muhanda, sega ngo ikibuga cy'indege, mbega ngo ibisubizo byose nibyo. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba ari igiso cya nyacyo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, umuyaga w'intambike. Ku bantu mwize geography ubona ko kino kirango kimeze nka ka kantu gapima umuyaga. Kino cyapa rero gisobanura ngo umuyaga w'intambike. Ndakeka ko muzitamo A, ndakeka ko muzikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Kiriya cyapa nacyo kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kuko ibyapa byose biburira birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo igihe ubonye icyapa kigaragaza ishuri wakora iki? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga ubonye icyapa kigaragaza ishuri, ese uba wakora iki? Ese wakwitwara ute? Ari aho kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze, mbega ngo gukomeza n'umuvuduko uri hejuru kuko umunyeshuri agomba gutegereza, sega ngo kuvuza ihoni, mbega ngo ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba ari igiso cya nyacyo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, kugabanya umuvuduko no gukomezanya ubwitonzi. Kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze kugira ngo udateza ibyago abo banyeshuri, ko birashoboka ko harimo n'inshuke, kuko ntabwo batubwiye ngo se icyo kigo cy'amashuri kirimo inshuke. Birashoboka ko rero haba harimo inshuke, niyo mpamvu ugomba kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze kugira ngo udateza ibyago abo bana, ukaba wabagonga. Bino byago barimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu mugomba kwitonda. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo umubare w'abagenzi bemewe gutwarwa mu kinyabiziga wanditswe mu ki? Ara ngo icyemezo cyiyandikwa cy'ikinyabiziga, mbega ngo inyemezabwishyu y'umusoro, sega ngo ubwishingizi, dega ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba ari igiso cya nyacyo. Ese hano igiso cy'ukuri cya nyacyo urabona ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndatekereza ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, ubwishingizi. Ndakeka ko muzitamo rero C, ndakeka ko muzikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora, kuko murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho y'uruziga. Ibintu by'ishusho ndakeka ko umaze kubimenya. Iyo bavuze ngo ishusho, ese ni uruziga, ese ni impande eshatu, ese ni impande enye, ibyo nibyo bita ishusho y'icyapa. Kino cyapa gifite ishusho y'uruziga, muzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Inyuguti ya P ariko icishijemo umurongo utukura. Kino cyapa gisobanura iki? Hano ibisubizo bine baduhaye uretamo kimwe cy'ukuri. Araba ngo birabujijwe ku binyabiziga bitwara abakozi ba leta, mbega ngo birabujijwe guhagarara umwanya munini, sega ngo birabujijwe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo, deka ngo parikingi. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, birabujijwe guhagarara umwanya munini. Iyo ubonye kino cyapa uzabona munsi yacyo hari abantu bahahagaze, hari ibinyabiziga bihahagaze, ariko ntabwo bemewe kuhagarara umwanya munini, abagomba kuhagarara umwanya muto. Bino byapa ndakeka ko mukunda kwibona. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, birabujijwe guhagarara umwanya munini, birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, muzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ibyinshi bibuza niko biba biteye, niyo mpamvu ujye ubona ariko bavuga. Haba harimo na biriya bivuga ngo ntihanyurwa, birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru, ariko ibyinshi muri rusange biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki?
ese kino cyapa wowe turi gukosorana na kino kizame uri kubona gifitiye ishusho? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ara ngo aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere, ikavuga ngo aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. Seka ngo inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Ese hano urabona isoki kuri cyanya cyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizira ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni se inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Kino cyapa cyo kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ibyapa byose uzabona biteye ku ubu buryo uzamenye ko ari ibyapa bitegeka, ariko no mu gisubizo uri kumva ko harimo akantu ko gutegeka. Inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe, ni itegeko kuhaca niba ari ikinyamitende cyangwa se abanyamaguru. Ndakeka waramutamo se, ndakeka waramutse yandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ibinyamitende 3 n'ubwiyikorewe n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri, kimwe n'ubwiyikorewe na romoro kizikurewe n'ibyo binyabiziga ntibishobora kurenza ibipimo bikurikira. Kurenga ibihe bipimo? Ari ngo santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Mbega ngo ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, baba bashatse kuvuga ngo A ni igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari iso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari iso cyanyacyo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se A na B ni ibisubizo by'ukuri. Santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye, n'ubugari ntarengwa budakuka akaba ari metero 2 na santimetero 50. No kuvuga ngo niba wari wahisemo A ni igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baraguha, niba wari wahisemo B ni igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baraguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko muzitamo rero C, ndakeka ko ramuzwe yandika ku papuro. Utari wahisemo nizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo kunyura ku bindi binyabiziga uretse ikibiziga bibiri bibujijwe ahakurikira. Bibujijwe he? Ari ngo hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. Mbega ngo hafi y'aho abanyamaguru banyura, sega ngo hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Bavuze ngo kunyura ku bindi binyabiziga uretse ikibiziga bibiri bibujijwe ahakurikira. Bivuze ko wemerewe kunyura ku binyabiziga by'ibiziga bibiri, byo urabyemerewe, ariko kudepasa nk'imodoka cyangwa se ikamyo byo ntabwo byemewe. Ese bibujijwe hehe? Hano mwa bino bisubizo bine baduhaye harimo igisubizo kimwe cy'ukuri. Hitamo inyuguti uyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Nka kino kizame kiba kimaze gukorwa, kwibutsa gukanda subscribe uri hafi gukora kugira ngo ikintu cyose kiza ujye uhita ukibonera ku gihe. Ufite inshuti zawe ukazihereza link zikareba izi video, hagiramo ikibazo mukandika ibintu byabagoye muri comment nkabateguraho amasomo kugira ngo muzakorera imwe muhite mutsinda. Ndakeka ko namaze guhitamo cy'ukuri, ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ntabwo wemerewe kudepasa imodoka cyangwa amakamyo hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye, hafi y'aho abanyamaguru banyura ndetse na hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Ndakeka ko namusudamo D, ndakeka ko namuswe yandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora kuko murabizi niyo ntego yacu. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo umuhanda wambukiranya inzira ya gare ya moshi. Tegereze neza, ino ni inzira ya gare ya moshi, ariko uno muhanda muri kubona kuri kwambukiranya ino nzira ya gare ya moshi. Bagiye kutubazaho ibibazo, bakunda kubaza n'ibibazo byinshi kwa ino nzira za gare ya moshi, kandi mu Rwanda nta nzira za gare ya moshi zihari, kuko birashoboka ko wazajya gutwarira nk'ikinyabiziga mu bihugu bifite zino nzira za gare ya moshi, cyangwa natwe kera mu Rwanda bikazaza
ubwo rero ni ngombwa ko baba bagomba no kubikubaza ukaba ubifiteho amakuru. Ariya ngo nshobora gukomeza kwambuka umuhanda kubera ko uruzitiro rufunguye, mbega ngo ngomba guhagarara munsi y'itara ry'umutuku rimyatsa, sega ngo ntabwo nakomeza urugendo rwanjye, ngomba guhita mpagarara, ndeka ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Ese hano muri iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandika papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika papuro, iso cy'ukuri nta kindi. Ese urabona ari ikihe? Itegereze neza. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, ngomba guhagarara munsi y'itara ry'umutuku rimyatsa kuko uri kubona ko inzira irafunguye. Ariko rero itara ry'umutuku uri kubona ko riri kwaka, kandi nabibabwiye iyo ugiye kwambukiranya zino nzira za gare ya moshi ugasanga riri kwaka umutuku riratara, ibigiye gutambuka riri kwaka ari kugenda ryaka rimyatsa ibigiye gutambuka, kandi ikintu isanze mu nzira irakigonga. Rero ugomba guhita uhagarara munsi ya riratara rimyatsa. Ndakeka no muzwitamo B, ndakeka no muzwandika wa papuro. Tare wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora kuko murabizi niyo ntego yacu. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo umurongo uciyemo uduce umenyesha hegereye umurongo ushobora kuzuzwa n'uturanga gukata tw'ibara ryera. Two turanga cyerekezo tumenyesha iki? Arango igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira. Mbega ngo hegereye umurongo ukomeje, seka ngo igabanurwa ry'umubare bisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Deka ngo A na C nibyo. A, igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira, na C, igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndizera ko bamaze kugihitamo, ndizera ko bamaze kucyandika wa papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C, igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Ndakeka no muzitamo C, ndakeka no muzyandika wa papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabashwe mwa kino kizami cy'uyu munsi. Kirabaza ngo ahantu ho kugendera mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso bimurika ibinyabiziga ntishobora kuhagenda. Ubwo hano bavuze herekanwa n'ibimenyetso bimurika, mwebwe mu ndimi z'amahanga muhita ngo ni kuri feruje. Ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda araba ngo biteganye, mbega ngo ku murongo umwe. Sega ngo A na B ni bisubizo by'ukuri, cyangwa se A na B nibyo. Deka ngo nta iso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cyanyacyo. Hano abona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanyacyo amaze kucyandika wa papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta iso cy'ukuri kirimo. Ubundi cyane cyane ku bantu batembeye hano mu mujyi wa Kigali, ubona ko iyo ugeze hari ku maferuje hari igihe nk'imihanda ibiri bijya mu cyerekezo kimwe, kuko ugasanga ibinyabiziga bishobora kuhahagarara cyangwa bikagenda biteganye, kimwe kiri iburyo ikindi kiri ibumoso kandi biri kujya mu cyerekezo kimwe, cyangwa ku murongo umwe ikinyabiziga kimwe kiri imbere ikindi kiri inyuma. Byo ni ibintu bisanzwe, kimwe kiba kiri imbere ikindi kigikurikiye kikiri inyuma. A na B nibyo oya. Niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo, kuko hano bavuze ngo ntibishobora kuhagenda ngo biteganye kandi biba byahagenda biteganye. Bavuze ngo ntibishobora kuhagenda ku murongo umwe kandi biba bishobora kuhagenda ku murongo umwe, kimwe kiri imbere ikindi kiri inyuma. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka gusobanukiwe. Ndizera ko kino kizame dukosora ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko aba ari icyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Sangiza inshuti zawe zino video kugira ngo nazo zize dukore rimwe duhite dutsinda, kuko murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda guze twigane mu shuri, cyangwa ufite akazi katagukunda guze twigane mu shuri, udamasaha ubona kuno gihe uboneka ku munsi yageze turaboneka tukakwigisha. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza. Tukaba twizeye ko nugerwa uzakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare uri hafi gukora ikizami cyose kiri gukorwa, ibibazo biri gukunda kugaruka jya uragikosora. Bakunda cyane, Imana ibo mugisha, mugira ibihe byiza.